Stopping Rwanda alone does not solve the issue of proliferation of armed groups in the DRC, being like the ADF. The ADF has been killing hundreds of people almost on a weekly basis, but almost unreported, or having the Codeco, the Red Tabara, or the Wazalendo, the Mubondo at the outskirts of Kinshasa. It will not solve the profound governance failure, corruptions, and weak institutions which allow these groups to regenerate and this conflict to re-emerge after a few years. For more than 20 years, these weaknesses have been the real drivers of instability in the country. Until they are addressed properly, peace agreement will remain fragile. The instability in Eastern DRC. Ku munsi w'ejo nibwo nabagejejeho ibijyanye n'ibitekerezo bitandukanye bya bamwe mu bayobozi ba Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho batangaga ibitekerezo ku mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'amasezerano ya Washington Accord, aho batangaga ibitekerezo bitandukanye. Uwitwa Christian Nema akaba yaratanze igitekerezo kivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikomeje kuhabera bifite umuzi muremure kandi bitagomba gukomeza kwegekwa kuri AFC M23 ndetse n'u Rwanda gusa, kuko ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagize uburangare ndetse bukaba nabwo bufite uruhare mu bikomeje kuhabera, yaba uburangare ndetse n'uruhare rukomeye cyane bakomeje kugenda bagira mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu. Rero akaba yarasabye ko ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakemurwa gihereye mu mizi, aho kuvuga ko bakwirukana M23, bakwirukana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo gusa. Reka noneho nge mu bitekerezo bitandukanye, no kuvuga ngo abari bari muri Kongere barimo Chris Smith ndetse n'abandi batandukanye bagiye bamuhata ibibazo bamubaza ku bitekerezo yatanze, ndetse n'abandi bayobozi bakaba bagiye babazwa ku bitekerezo bitandukanye bagiye batanga cyangwa aba badepite. Depite Smith rero akaba yagize ati, ndatekereza ko bigaragara neza ko hakiri urugendo rurerure mbere yuko amahoro agerwaho koko mu burasirazuba bwa Kongo, kandi yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa u Rwanda nta na kimwe mu gihugu cyubahirije byuzuye amasezerano biyemeje. Ikindi kandi nk'uko nabivuze, turacyategereje ingamba zikomeye zizafatwa mu buyobozi twari twarasezeranyijwe hakaba hashize amezi 2. Yakomeje agira ati, bityo rero Bwana Nima, nirihe sesengura ryawe ku gikorwa cy'amahoro kiyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu, kandi ni zihe mbaraga n'intege nke ubona mu nzira z'amahoro zirimo gukoreshwa ubu? Murakoze. Bwana Christian Nema akaba yagize ati, nk'uko nabivuze mbere mu ijambo ryanjye, inzira y'amahoro yashyizeho urwego rutanga ishingiro ryo kuryozwa inshingano ku mpande zose zagize uruhare muri gahunda kugeza ubu, kandi yashyizeho inshingano z'u Rwanda muri iyo nzira, kandi ibyo narwo rwarabyemeye. Ariko inzira y'amahoro iracyafite icyuho gikomeye kuko itarahuza neza n'ikibazo kinini cy'amahoro n'umutekano birambye mu gihugu muri rusange, kandi ntekereza ko ari ingenzi cyane ko kugira ngo amahoro agerweho koko bigomba kwibanda ku bibazo by'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birenze gusa ikibazo cy'umwuka wa politike mpuzamahanga n'imiterere y'inyungu za geopolitike. Kandi nemera ko imiterere ya geopolitike yashyizwe imbere muri iyi nzira y'amahoro ishobora kugabanya ubushake bw'abafatanyabikorwa batandukanye mu buryo begereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikanagabanya n'ubushake bwo kwinjira mu biganiro n'inzira zitandukanye ziganisha ku mahoro n'umutekano birambye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu ntekereza ko ari ingenzi cyane kwibanda ku nzira y'amahoro, tukayishyira mu rwego rwagutse rufite intego yo kugera ku mahoro n'umutekano birambye muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi tugerageze kuva mu miterere
yose ishingiye gusa ku isesengura rya geopolitike ry'iyi gahunda yose. Murakoze. Depite Smith akaba yongeye akamubaza ati murakoze, none se niba mufite inama zihariye mwatanga ku buyobozi ku buryo bwo gusubiza iyi gahunda mu murongo mwiza, kandi atari gusa kuyisubiza mu murongo ahubwo no kugera ku mahoro n'umutekano birambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, izo nama zaba izihe? Bwana Nima Christian akaba yagize ati hari inama nye natangiye gutanga mu nyandiko yanjye nanditse. Icya mbere ni ugushyira mu biganiro no mu nzira y'amahoro societe civile. Mwemeye ko ibyo ari ingenzi kuko ari bo shingiro ryo gutuma societe yose yemera kandi yinjira muri iyo gahunda. Kubura societe civile bikaba bituma inzira y'amahoro iba intege nke cyane kandi ikoroha ku buryo gusenyuka byakoroha. Ikindi kintu kandi nk'uko nabivuze mu ijambo ryanjye navuze riturutse mu kanwa kanjye, gukenera ibiganiro bya politike bihuza abanyekongo bose. Ibyo ni ngombwa cyane kandi bigomba kwitabwaho kuko tudashobora kureba iki kibazo duhereye gusa ku mpande zo hanze y'igihugu, tutitaye ku kintu nyamukuru kiri mu mutima w'iki kibazo. Ikintu nyamukuru kiri muri iki kibazo kiri imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwayo. Niba ibyo bibazo by'imbere mu gihugu bidakemuwe mu myaka 3 iri imbere, tuzisanga twongeye kwicarana hano tuganira impamvu Uganda ikomeje kumva ifite impamvu zo gutera inkunga no guha intwaro imitwe ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, impamvu Uburundi nyuma y'impinduka mu buyobozi bwaje gufata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'umwanzi, kandi niba tutabikemuye binyuze mu nzira iyobowe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, kuko ari byo bimaze gutangira kuganirwaho ku bijyanye n'ibiganiro bya politike bihuza abanyekongo bose, ibyo biganiro bizaba ingenzi cyane. Urebye imbaraga n'ijambo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite kuri Kinshasa uyu munsi, ibyo byatanga ikimenyetso gikomeye cyo gutuma Kinshasa yemera kwinjira muri izo nzira z'ibiganiro. Murakoze. Akaba yakomeje umuyobozi w'inama nta wundi ni Depite Smith, akaba yagize ati murakoze cyane Bwana Tareni. Ambasaderi Hall, perezida yasezeranyije gufata ingamba zihuse zo guhana ababangamira amahoro harimo n'u Rwanda. Ese ubufatanye mu bya gisirikare cyangwa izindi ngamba ubuyobozi bwakagombye gukoresha ako kanya kugira ngo bwerekane ko umuburo wa Amerika uremereye kandi ufite icyo usobanuye, kandi n'ubuhe butumwa kudafata ingamba bitanga ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Uwahise amusubiza yahise amubwira ati ntekereza ko kimwe mu bibazo biri mu masezerano ya Washington mbona cyane mu bice nabashije gusoma ari uko nta na kimwe kivuga ku mirimo ikoreshwa abana, nta kivuga ku bana bagirwa abasirikare, ntabwo havuga ko ihohoterwa rikorerwa abagore. Ibyo bintu byose byarirengagijwe, nyamara ibyo ni ikibazo cy'ingenzi cyane kandi ni ibibazo bireba umuryango w'abaturage b'abanyekongo n'umuryango nyafurika muri rusange. Ibyo nibyo navuga kuri icyo kibazo cyihariye. Ku bijyanye n'ubuyobozi bwa leta, iyo bigeze ku bihano, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, State Department, yari yaravuze ko ishaka gushyira mu bikorwa iyo gahunda. Nemera ko kwibasira imiryango ifitanye isano ya hafi n'ishyaka RPF ari ingenzi cyane. Kwibasira imiryango nka Crystal Venture na Rwanda Investments Group, byombi ni amasosiyete afata imigabane afitanye isano ya hafi n'ishoramari rya leta n'igisirikare, bikaba rero byahatira leta y'u Rwanda gukomeza kubahiriza ibyo yiyemereye no kwemera isano ifitanye na M23, kandi binyuze muri icyo gikorwa bigashyira igitutu cyo gukomeza ivanwaho rya M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze. Depite Smith akaba yahise yongera agafata ijambo, dore ko ari nawe wari uyoboye iyi nama, ati noneho ikibazo cyanjye cya nyuma ndakigusubiza kuri wowe Bwana Nima.
nk'uko mubizi uretse amasezerano ya Washington, leta zunze ubumwe za Amerika zasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amasezerano y'ubufatanye bwihariye USDRC Bilateral Strategic Partnership Agreement, agamije nk'uko bivuga kwizeza Amerika kugera ku mabuye y'agaciro y'ingenzi no kongera ubufatanye mu by'ubukungu. Nzi ko mufite ubunararibonye bukomeye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nizihe mbogamizi nyamukuru zagiye zibangamira ishoramari ryo mu burengerazuba mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bukorerwa ku rwego rw'inganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ikindi kandi ayo masezerano y'ubufatanye hagati ya Amerika na Kongo yaba yagira icyo akora niba gihari mu gukemura izo mbogamizi? Bwana Nima Christie akaba yasubije agira ati imbogamizi nyamukuru ku bijyanye n'ishoramari, cyane cyane ishoramari rituruka hanze y'igihugu mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bijyanye na cobalt naho icukurwa, n'imiyoborere mibi mu rwego rw'ubucukuzi, kubura gukorera mu mucyo, kubura uburyo busobanutse bwo gucunga no gukurikirana amafaranga ava mu bucukuzi, hamwe n'ivangura rya politike mu bikorwa by'ubucukuzi. Ibyo byose nibyo byabaye imbogamizi zikomeye ku ishoramari, yaba iry'abamaze kuhakorera cyangwa n'abatekereza kuhaza mu gihe kizaza. Ku bijyanye n'amasezerano ya Washington, iyo ageze ku masezerano y'ubufatanye hagati ya Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, birumvikana ko atanga amahirwe yo gutandukanya no kwagura amahitamo y'ubukungu bwa Kongo, ariko nanone ayo masezerano ashyiraho uburyo bwihariye bufasha ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo numva neza impamvu Amerika ishaka kurinda ishoramari ryayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nemera kandi ko ari ingenzi cyane ko icyifuzo cyo kugira imiyoborere myiza kandi isobanutse mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro kigomba gukurikizwa kuri bose, atari ku masosiyete y'abanyamerika gusa, kuko ingingo ziri muri ayo masezerano zitanga amagambo akomeye yo kurinda ishoramari rya Amerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntekereza ko izo ngingo zakagombye gukurikizwa ku rwego rwose rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ku buryo mu mpera zose urwego rw'ubucukuzi muri Kongo rwaba rufunguye ku ishoramari riva mu bihugu byose, atari mu bihugu bimwe byihariye gusa. Murakoze. ngira ngo rero murabyumva, iki ni kimwe mu bitekerezo cyangwa ni kimwe mu bisubizo bikomeye cyane byakomeje kugenda bitangwa. Ni ukuvuga ngo ibibazo n'ibisubizo tubagejejeho bikaba bisa naho birimo gusamarizinga cyangwa gutanga ibyavuzwe mu ncamake, ibyavuzwe, ibibazo byabajijwe ndetse n'ibisubizo byatanzwe bijyanye n'ibisubizo Christian Nema yatanze, ndetse n'abandi batandukanye bagiye batanga ibitekerezo nk'uko twabigarutseho. Nta mpamvu rero yo kuba twabagezeho ikiganiro cyose kuko ni kirekire, cyari kirekire kandi ibyo bavugaga byajyaga gusa n'ubundi n'ibibazo n'ibisubizo tubagejejeho muri aka kanya. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mbane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.